Deni yaboraga ndindiraga ikivuze. Nukuri nibyo byiza. Iyo itavuze simvuga. Yego. Iyo yavuze ndavuga. Rwose pe. Imana ndaringa abantu. Yego. Ivuze ngo genda umubwire. Abaga igihe cyumweru gishize bwasohoye. Yego. Ubona shiye ubutumwa rwose ndamubwira ndi rwose ugiye guhura n'ikigeragezo. Cy'uburwayi. Mubwiye. Arambinga aravuga ngo wowe w'umukene wavuga ijambo bigashora ndirindira ndamubwira ndirindira ndi umukene ku mubiri ariko ku mutima ndakize. Yego. Ubwo wamuntu rero amaze kumbinga cyakini namubwiye gita kimubaho. Ndawe ni benji mbubutumwa ni benji bansanga ngo nimbabwire ibyo mbabwiye bigasohora. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa ntabwo ujya ubeshya mana, ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Utabaje mana ari Rubavu, ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali. Ubwiye uvuze ngo uratabaye uba utabaye. Ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Iyo umuntu agutabaje mana ari Rubavu, ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali. Ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye uba utabaye. Ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Shimwa. Yes, reka mbasuhuze bakunzi ba Concorde TV show aho mberere hose ari mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro ibane namwe kandi bahe umugisha. Reka shimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Nanjye cyo nabasezeranije no kutabicisha irungu, ahubwo nzajya ngenda akaguru ko ndagafite Imana yarakampaye. Mbashakira abakozi b'Imana, abahanuzi, abavuga butumwa, abantu bose bafite ijambo ryasana imitima, kuko icyo dukeneye ni ikintu, ni amagambo y'ihumure, ni amagambo yo kudusana imitima. Niyo mpamvu rero navuye mu karere ka Musanze nyura mu Kanyabihu nca hitwa muri Arusha, ndagenda ubu ndi mu kagari ka Yungwe mu mudugudu wa Gikomero. Niho naje kureba umukozi w'Imana. Ndakunda kubabwira ngo Imana yacu ni Imana yo mu mugi ndetse no mu cyaro, ntabwo ari Imana irobanura. Niyo mpamvu nibereye mu cyaro, hari umuyaga mwinshi, imvura imeze nabi, ariko ndakunda kuvuga ngo haba mu zuba haba mu mvura tuzakorera Imana. Yego, imbere ya kamera
hari umukozi w'Imana ariko nanjye uri inyuma ya kamera nitwa Hatumimana Concorde. Reka tumusabe atwibwira. Uraho neza? Yego. Yesu ashimwe. Nahimbazwe. Amakuru ni meza. Amazina witwa? Nyirazaninka Venansiya. Nyirazaninka Venansiya. Yego. Yego, ni umugisha. Nanjye mama yitwa Venansiya. Ni umugisha rwose gukorana na bazina ba mama. Ubwo mbere yuko dutangira ugiye kubanza udusengero kugira ngo Imana ituyoboremo iki kiganiro. Ni karibu. Mana data wa twese utuyahera cyane, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe byabanye natwe, twari tugeze kuri aya masaha, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Muri uyu mwanya rero turi mu kiganiro cy'Uwiteka kugira ngo dusabanye imitima yacu, tuyereke Imana yacu kuko ishoboye byose. Uri umukozi w'umuhanga kandi uri umurengezi, turagusabye kugira ngo uyu mwanya tugiyemo ubane natwe, turindire umutekano kandi udufashe udukomeze, niturangiza amahoro izina ryawe rihimbazwe. Ndagushimye rero kuri mu ruhande rwacu kandi kuratubana, twizeye ko wumvishe gusenga kwacu kubwawe Yesu watambwe ku musaraba. Urakoze. Amen. Venansi, ugiye kwibwira abantu neza. Amazina wayavuze, ese ufite abana, ese ufite umutware, usengera he, utuye he, uvuka he, muri make abantu bakumenye neza. Njyewe yicarire. Ndi umumama. Yego. Mfite umutware. Yego. N'abana 7. Yego. Nduye mu mudugudu wa Gikomero. Yego, ongerijwe ariko akagari ka Yungwe. Yego. Nduye naho nduye. Yego. Ubu ngorera umurimo ku mudugudu wa Yungwe. Yego. Muri itorero ADPR. Yego. Ubu rwose Imana yangiriye ubuntu. Imana ishimwe. Nibwo bwa mbere waza ko ibyuma? Nibwo bwa mbere. Nibwo bwa mbere. Ujya ubwiriza? Ndabwirizaga cyane. Ujya unahanura? Cyane, Imana yangiriye ubuntu. Yego, igiterane cyinshi ujyamo, nibura aho baguhaye umwanya kubwiriza, ugereranije abarimo nk'abantu bangahe? Ya turi mu masengesho ng'abantu 100 baba barimo. 100? Ngope. Yego. Nuvange mu masengesho abenshi mu cyumba mamuri 100. Hano rero abantu bagukurikiye. Noneho niyo muri mu cyumba bari abantu baho ngaho hano kuri Yungwe gusa. Ubu ukurikiwe n'abantu bari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burengerazuba, i Kigali, mu Burundi, muri Zambia, mu Buholandi, ku isi yose baragukurikiye, mu Budage no muri Amerika. Ugize ubwoba? Oya, ndawe muri Yesu ugiraga ubwoba. Yego, muri Yesu ntago ajya agira ubwoba. Yangize ngo ugize ubwoba nkubwiye yuko ukurikiwe n'abantu bangana gutyo. Oya rwose. Imana ishimwe. Iyo tuganira n'umuntu rero bwa mbere tumubaza impano afite. Uko njye hano rwose njya nkunda kwisanira abanyempano. None zani ajya ni Nyirazaninka Venansiya. Venansiya ajya ntago naryibagirwa kuko ari irya mama. Impano ahubwo turahera igihe wakijijwe, sibyora nari nibeshye. Turahera igihe wakirijwe. Nyuma twitubwira kuko ari umuntu uvuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri nge, narabohowe ndamuririmbira, zaburi nyinshi mu mutima wanje. Niyo mpamvu tugiye guhera igihe wakirijwe. Wakijijwe ryari? Ego, nakijijwe ndi muto cyane. Nari mfite nk'imyaka 14, 15. Yego. Ubwo rero twari twagera igihe cyo kugira ngo duhunge. Yego. Nari ndi muto cyane, nari nyoboye korari y'abana batoye. Ubwo icyo gihe hari hehe? Hari muri 100. Oya, ndi kuvuga ahantu aho mwari mutuye icyo gihe. Kuri Yungwe, hano mu mudugudu wa Yungwe. None kavukira nani hano? Ese nagizo ni kwa kundi umuntu aba yatembeye. Avuka nko muri Rutsiro agashakira hano muri Rubavu, cyangwa ukavuka Inyanza ugashakira inda. None burya hano namvukaga aha. Yego. Niho nduye. Yego. Ndandi niho nakirijwe. Yego. Yesu yangiriye ubuntu rero. Nyemeka ndi umwana mutoya ngura mu bandi. Yego.
mfite abo ngurikira n'abangurikira ariko yaranjogoye inyigiriro wayo ihabwa icyubahiro. rero ndi gukizwa nahuye n'umukecuru witwa Nyirabarihenda Venansiya yego ambyaza ubutumwa arakaje arambwira ngo wa mwana we ngo ndi kubona ngo uzahabwa agakiza. ni nawe wanambwiye rero Nyirabarihenda Venansiya ati we dusanzwe dukorana ibiganiro ati nanjye mfite ni nk'umukobwa wanjye nawe yitwa Venansiya nawe ni umuhanuzi tujya dufatanya gusenga arambwira ati nawe rwose hari ikibazo mukoranye ikiganiro nanjye ni nta kibazo no mu kanya ahubwo ndaza kubahuza mwicarane muganire sizo nuko arakurera mu gakiza. Akaje arambwira ati uzahabwa agakiza kubera narindi mutoya ngabona bitazashoboka akazi kwagiye akaje arambwira ati humura uzahabwa agakiza ngavuga ati bizaturuka hehe kugira ngo mbone nanje Imana iri kumvugisha ngo ukibavugisha twaje gusenga akaje arangurura tukajana yego yasenga akavuga ati nyamara ndi kubona ugiye kuzahabwa agakiza. Nagakiza cyane impano mwatangiye gusenga na warakijijwe none bakajya kubwira ngo dukora uzahabwa impano y'ubuhanuzi impano rero bibaho ndagumya nikorera umurimo wo kuririmba nararirimbaga ubwo rero bigera igihe cyo kugira ngo nshake yego ubwo bakaja baraza akambwira igihe kigeze arambwira ati rero ndi kukubona uri kugera umusore ari kuza ukanga ariko uwawe Imana iramuzanye yego ndavuga ati nimuzane rero igihe ariko wa gatanu ngiye mu materaniro mbona umukecuru yabyutse kare kare arambwira ati urabizi ibyo nakubwiye birasohoye ndavuga ati bisohoye he ndewe ya pe rero arambwira ati wa musore arasohoye yego nguyu nubwo uri kumwanga nguyu niwe wawe ndawundi ndavuga ati reka ndindire cyokora uko Imana yabimubwiye niko byanasohoye niwe tunari kumwe vango uwo mukecuru Venansiya yaguhanuriye yuko uwo musore hari umusore muzabana aguhanura yuko uzanaba umuhanuzi watangiye kuba umuhanuzi ryari rero? Natangiye kuba umuhanuzi byaye rimwe yego vango wakijijwe uri muto ariko impano z'ubuhanuzi ziza urabaye umumama urabyaye rimwe byaje gutese nagumeje rero gusenga ndabwo nataye injingano y'umukecuru yampaye narashatse ngezeyo ndakomeza ndasenga yego mbwira Imana ndi icyo wamvuzeho reka gisohora njya ndasenga ngajya ndabyuka saa 9 ngajya mu masengesho yego igihe ari saa 9 muri 2001 yego nanjye rero numva kari gutangira kuza wari urihe? narindi ku mutware wanjye narashatse rero wari uri mu rugo cyangwa muri mu rusengero? turi mu cyumba turi mu rusengero yego rero numva baravuze ati icyo Imana yavuze kirasohoye ndavuga ati icyo umukecuru yambwiye kirasohoye ati ambi tariki ijwi ry'Imana yavuga ngo tariki ya mbere yego nje nawe tuzaganira baho rero ndindira ryajwi Imana yavuze igihe ari tariki ya mbere zo kubunana turi mu masengesho mu museke ryajwi riba rirahingutse bahabwa imbaraga zo guhanura dore umuntu ngatangira umwaka neza nuvuga ngo tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2000 nibwo watangiye guhanura byaje guteze kuko ariyo yari yavuze kuko itivuguruza icyo yavuze nagiye nanjye kubona mbagaze bambaye ijambo ndi kwigisha yego rero numva umuriro uraje yego numva ndumva ndashuhiranye numva imbaraga ziraje ngiye kumva numva nagiye mu gacida yego numva indimi ziraje numva mvuze ururimi ndazi ndarusengera rero ngeze Imana mbona ruratoboye yego ubwo
ikintu nahereyeho kugira ngo menye ko ari yivuzemo yambaye indirimbo y'105 mu gakiza ndivuga ndi mu rurimi yego ndavuga ndi muyirebe ndaba narucagijwe ng'umushazi barayireba basanganiye ndavuga ati burya nanje nagabiwe amen Imana rero irakomeza irandera iragumira iranjyana ubwo umukecuru turigumanira yego agumya kumbwira ubutumwa aragumya ati humura iragukomeza irakwambukije yaje aravuga ngo urajana ubutumwa ngabona bitazashoboka yego ndavuga ati gihe nikigera izabikorera ubushake bwayo rero umukecuru rwose ambyaza ubutumwa nanje mbawe muri gitangaza naje imbano nahawe yo guhanura no gusengera abarwayi yego naza ndasengera abarwayi nagira Imana ngabona barahagurutse yego ugati hari Imana yandumye ngakivuga hagererwa n'ubundu ngahishurirwa icyo umuntu ngakimubwira rero rwose uyu mukecuru wanjye rwose nuvanga kuva muri 2 kugeza ubu naka 25 uri umuhanuzi mu gihe abandi bazi ko tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere muri 2 haraba imperuka yego aratwimika umuhanuzi naya cyangwa titiye uvuga uti nzandi waye kuvuga yuko muri 2 imperukira bubwo imbayeho narindi yica umukecuru yambwiye kuko yari yatumwe ndavuga ati reka icyo uriya mukecuru yambwiye kandendire ngiye kubona rero uko yanakimbwiye abana ariko gisohora yego zani ubundi izina bakuziho ni irihe hano mu gace ni Venansiya nijye bajya guhamagara reka bari byo nkoresha none ni Venansiya ndavuga mamara ndayanivugira Zanika ndaca urashaka uyivuge ajya urashaka ari jya uvuga yego njyeka nikoreshereze Zaninka kandi kumva nkeneye n'inka Imana y'impe izina rya Yesu agiye irahitiza ukokoro ukumanure uko uwo harekeho wivugire nta kibazo ko kavurane gakeya ntago karica ibyo byuma wari uko hatwikira ese homora kandi binapfuye twanagura ibindi Imana yaduhaye amafaranga dufite Yesu ntacyo tubuze akenshi umuntu ari mu rugendo rw'agakiza by'umwihariko umuhanuzi habamo intambara cyane intambara wahuye nazo ugitangira kuba umuhanuzi muri 2 intambara nahuye nazo nahuye n'ubukene burambabaza ubukene burambabaza cyane bigera igihe umutware aranyanga kubera ubukene yego ndagumya nizinga mu nzu y'Imana abantu baranyanga abantu baja barandukira ubusa bakambimba n'amazina ariko Yesu akangomeza yego haleluya ndambara nahuye nazo mu itorero bakaja baranyanga ngo weho ngo umukene washobora kuvugira Imana ngo we kavuga ndiyo niyo yavuze ndanavuga baranyanga bakaja hari n'uwigeza ngura muri korari ngo vamo nambaraga umwenda gumwe gusa gutagira urwa kabiri nabaga animateri w'abaririmbyi bahita bangura umwangura ku ndebe ngo nduricara kwiyindebe ngura yivaho ndawurongera kwicarana natwe kubera umwenda gumwe nari nambaye ndavuga ati ndabwo ndayivaho mvituwa mbamagaye ndabwa urangura kwiyindebe tubyiganira kuri yandebe nyicaraho wari mukanje ndahasigara nahuye n'indambara zihambaye mu itorero yego n'abayobozi b'itorero baranyanga ariko ngumamo yego sinacika indege zo kuvuga ngo bamvuze sinacika indege zo kuvuga ngo ubwo ndi umukene mbuze ibyo kwambara mbuze ibyo kurya ndabwo ndava ku Mana ahubwo nayigumyeho haleluya nayigumyeho ndagumya igihe kigeze Satani nyoherereza umuntu andwikira inzu ari ku manywa irasha ndavuga ati ndacyo ibi byose byabaye Imana ibizi
ngumana nayo inzu ishari ku manywa bambamagara yahiye imyenda yose ihiramo nsigariraho n'umutware n'abana ndavuga ati ni wowe wambamagaye nzakugumaho nukuri ndabwa ibingibi bikangisha ari byo byatuma mva mu murimo wawe ngumamo baje no kundega ngo njyewe ngo ndi kubesha ngo bandwikiye inzu ndavuga ati niba ndi kubesha baje kureba baza kureba kubera yuko nari ndi mu kigeragezo abayobozi bumva ko yuko njyewe ijambo mvuze ko bandwikiye inzu ko mba ndarivuze bahita banjana baramvunga nje narafunzwe nzizi ibyanjye ngezemo yuri mugeragezwa ijuru rirakingwa yarikinzwe rero urahamagara narasengaga gakangarukira yego nasenga gakangarukira ndi muri pirizo ndavuga ati naho wakinga ndemera ni Pawulo na Sila bari mu nzu y'imbohe yego nibaguhamagaye uritaba ni nanjye isaha nigera uranyitaba rero mbamo umupolisi umwe baraje arambamagara ngo Demaye nditaba ngo mbereze ngo igiceri cy'icumi cy'itabi ninje ndabwo nahamagariwe kugura amatabi g'abapagani ninjewe ndi ndajyo nguhaye nabayemo rero Imana iza kungingurira ndasohoka hanyuma yahira nyitura abangiriye nabi ibafata mbiri nabirabamwaza jewe mbabwa ijambo amen cyege nahawe ijambo bahita banyita ngo ndi muhubiri kandi narinde none se Imana yari yabikubwiyeho uje gufungwa nabibonye mu nzozi mbona ngaje ndabwira abanyamasengesho dusengana ngababwira ndi ko ndi gusenga ngabona ikintu cy'umuriro guri kugurumana ese bisobanura iki ndabisengera rero njyamye ari nijoro avuga ati itegure ndavuga si nakitegura iki rero igihe yabimbwiye ari ku isabato turi gusenga mu masengesho ku cyumweru ku wa mbere birasohora ubwo rero iyo ndaza gusenga ndabwo nari ndabona imbaraga zo kwihanganira icyo kigerageza ndavuga ati ibyo Imana yavuze ibyanambishuriye byagaragaye nosi inzu yawe yarahiye bayitwitse barangije bavangura kubeshya ni wowe nje wayitwikiye ujya gufungwa nyuma se ufunguwe hari hagaragaye wayitwitse Imana yaramuhishuye Imana naravuze ndi niba ndi kubesha wayitwitse nataboneka mumenye ko nzengaga bayari yego ubwo rero Imana irakoresha wayitwitse abarahishutse basanga ni umudamu wanangiriye ishyari ngo ndi kuja ndaja gusenga ngo ngitwaza gusenga mbega Imana yari yangiriye ubundi inyihero two kurya barababara abanyeshyari bahoze barababara ngo nuko nahawe two kurya rero bangirira ishyari ngo ndabwo wogira ibyo kurya ngo twewe ngo udusanze hano ngo bishoboke ndavuga ati njyewe Imana iyo yaguhaye iba yaguhaye ndabwo igupipaga iguhaga iguhaye yego abitwika rero agamije kuvuga ngo nongere nsubire hasi ya Mana rero ingirira ubundu wa muntu wayitwitse ahita agaragara mba ndafunguye yego nta butuma Imana yigeze iguha bw'umuntu se waba umushyira akagupinga kubera nyine imibereho yacu tutatwibereyemo mu cyaro batikara akantu ko mu cyaro birakavuze ko Imana yakavugiramo yemwe barahari hari uwo nashyiriye ubutumwa rwose ndamubwira ndi rwose ugiye guhura n'ikigeragezo cy'uburwayi mubwiye arambinga aravuga ngo wowe w'umukene wavuga ijambo bigashobora ndirindira ndamubwira ndirindira ndi umukene ku mubiri ariko ku mutima ndakize yego ubwo wa muntu rero amaze kumbinga cyakini namubwiye gihita kimubaho kimubayeho rero bambwiye ngo ninjeyo ndavuga ati ndabushobozi yego ubwo mfite kuko iyo yavuze niyo izabyikorera ndabushobozi mfite bwo kugaruka iwanyu nta n'umwe ndari babiri bo njyaniraga ubutumwa yego ndawe ni benshi mbubutumwa ni benshi bansanga ngo nimbabwire ibyo mbabwiye bigasohora yego rero muri iki gihe turimo
ni igihe cyo kuvuga ngo buri wese niyibere maso ku bugingo bwe. yego ndavuga ndi umuntu ndamuga ati kutari gusenga wishingikirije nawe narambinga ngo ndi umukene. ndavuga ndi na Lazaro yarari umukene ariko yagiriwe ubuntu aje mu gituza cya Aburahamu. ndi none nanjye rero nubwo ndi umukene ku mubiri ariko ku mwuka ndakize. yego ni benshi bonjanira ubutumwa iyo ngiriwe ubuntu iravuga ngo haguruka. iyo ngiriwe ubuntu imbishurira gati genda kwa runaka ngagenda ngamubwira ibye ngo ngera ngikatira ngaza. rero ijambo ry'Imana iyo Imana imbaye imbaraga n'ubushobozi ngo ribyindegetse nukuri ngo ndabwo nje niyoboraga ndindiraga ikivuze nukuri nibyo byiza. iyo itavuze simvuga, iyo yavuze ndavuga. none se iyo urebye wowe ubuhanuzi bwawe busohora mu gihe kingana iki? Twishakira urasohora vuba ukampanurira nkabisanga muri mahoko ndi gutaha nitamvuga nti amen. wowe ubwawe akenshi urebye Imana yigutumye bisohora ryari hashize igihe kingana iki? Njyewe rwose pe Imana ndari ng'abantu. yego ivuze ngo genda umubwire igihe icyumweru gishize bwasohoye. yego yaba itanashaka kubisohoza ako kanya ishaka kugira ngo bakanda ukuri nje igasana niyiturije ntihita ibisohoza. bigasa n'ibitinze akanya gatoya. yego ariko mu kanya kubusa bikongera bigahita byikubita. yego ntabwo bitinda cyane. iyo yavuze ngo nimvuge ubutumwa bwanje burihutaga ntabwo butindagayo. yego Imana ishimwe. butindagayo. ndikumva nagukunze nzagaruka. njyewe nikundira guseka nkunda n'abantu baseka kuko ubundi hajya bavuga ngo guseka byica iperereza. nuvuga ngo iyo umuntu yarakaye nkatwe bibikara wabona nyine nashaje ariko ndi kwisekera ubona byashobotse. ubwo rero nawe ndikumva twahuje rwose Imana ishimwe. amen. nzanagaruka twivugira imbaraga z'Imana. wambwiye kuzi kubwiriza ndabizi. yego ngiye kuguha umwanya tugezeho ijambo ry'Imana. sibyo nkuzanira Bibiliya yizana Bibiliya kandi abantu bareba ukuntu nanjye nakonje kubera imbeho iri hano hari imbeho umva nakonje nanjye hano hari imbeho hari umuyaga. yego tugezeho ijambo ry'Imana. rero ijambo ry'Imana rwose ndarifite. yego muradusomera muri Yohana ibice ni 3 umurongo wa mbere yego urageza 3. Yohana ibice 3 kuva ku murongo wa mbere tugeze ku wa 3. reka mbe nkuretse reka nsubire hariya rero ugabonereka abantu ukuntu tuba turi mu mbe ukuntu banije igishora sawa. reka dusome mu izina rya amen. reka dusome mu izina rya Yesu. Yohana ibice 3 dore ku murongo wa mbere. yego haravuga ngo ibya Nikodemo. yego hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemo, yego umutware wo mu Bayuda. yego uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati yego mwigisha tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana ngope kuko ari nta ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora yego keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. yego Nikodemo aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. amina.
ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Amen. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Nikodemo aramusubiza ati ibyo byashoboka bite? Yesu aramusubiza ati ukaba uri umwigisha w'Abisirayeli ntumenye ibyo? Nukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemera, nimbabwira iby'ijuru muzemera muti? Yego se. Ntawe wazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Yego. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana ni nyembaraga rero. Imana ishoboye byose. Imana iradukunda. Uyu Nikodemo we yari yashidikanyije, aravuga ati byashoboka bite kumva ko umuntu yabyaga ubwa kabiri? Byashoboka bite umuntu yasubira mu nda ya nyina akongera akabyaga ubwa kabiri? Ariko kuko yari yashidikanyije, Imana iramubwira ati ndibishoboka. Yego. Utabyawe n'amazi n'umwuka wera ntabwo azinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nukuri. Rero muri iki gihe cya none turi kubwirwa ngo twambare n'imbaraga tubyaga ubwa kabiri. Niba weho wemeye gukorera Imana, uvuga uti njaka kugira ngo njyewe ngorere Imana nyizi neza nyisobanukiwe, atari ukuvuga ngo njyewe bandebe yuko nzi kuvuga oya ntabwo nzi gushomoka. Ariko uyu Nikodemo we yagize ishaka n'umwete bwo kuyibaza ngo namusobanurire, aramusobanurira. Utabyawe n'amazi n'umwuka wera ntabwo azinjira mu bwami bw'ijuru. Rero natwe muri iki gihe turi kubwira Imana ngo niyongere itwambike imbaraga, niyongere iduhindurire itwambike ubudahangarwa, kugira ngo natwe tuzibone muri buriya bwami. Uko Imana yadukunze, hari benshi batashye, hari benshi banyuze basubiye inyuma, bava mu murimo, bareka umurimo w'Imana, baja mu businzi, baja mu busambanyi. Ariko twewe yaradufashe, iradukomeza kuko idukunda. Uwayo yanze kumurekura, uwayo yanze kugira ngo apfapfane, yagumije kumufata. Natwe rero muri iki gihe turi kuvuga ngo nidufate kandi dukomeze, niduhe imbaraga kandi tuneshereze. Uko yadukunze nikunde n'abari kutwumva bumve ko nayo ibakunze. Rero uyu Nikodemo kuko yashidikanyije, amaze gusobanukirwa, ubwo nawe yakuyemo iryo jambo, burya ubwa kabiri ni ukubyagwa n'umwuka wera. Reka nanjye mbyagwe n'umwuka wera. Haleluya. Imana ni nziza rero, kandi Imana ni y'igikundiro. Yo yatwikundiye igatanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze kudupfira, kugira ngo atugire ku musaraba, kugira ngo yirehereze amahanga yose, kugira ngo umwizera wese atazarimbuka. Burya Imana yacu ntabwo ishaka ko hagira n'umwe urimbuka, ishaka ko buri wese yazabona ubugingo. Imana idukomeze rero kandi twihanganishe muri uru rugendo, iduhe kunesha no gutsinda, iduhe ubutwari, kunesha kwayo kuve iwe mu ijuru kumanukire muri twe. Rero nanjye iri niryo jambo Uwiteka yashimye ko twaganiraho, rihira imitima yacu twese mu izina rya Yesu. Amen. Mani guhumuka. Haleluya. Ndafashije. Amen. Sinzira nagukunze kuko bitiraga na mama. Mbizi ariko pe hari ukuntu umuntu muganira ukumva mwahuje, ukumva amavuta
byakururanye ukumva rezo yaje nanjye ndikumva nishimye kandi nshima Imana pe ibi biganiro nanjye biramfasha bikansana umutima turagikora gutya nangiza nkajya ku mashini nkagitunganya nkaba ndi kucyumva ngafashwa abakunzi banjye kijya kubageraho nge narangije gufashwa amina gufashwa amen uzi ikintu tugiye gukora ugiye kuduha nimero ya telefone ufite telefone ya telefone yo mfite ayiwe mana we narayitaye nta telefone ufite ndaye pe nta telefone ufite ndaye ndayishaka ndababa yegereza mikoro zane ndaye nkurikije uko nagukunze hari abandi bantu nabo baragukunda ese ubu bazaguhamagara uti bazamba amagara ariko hari amaduka menshi arimo amatelefone nanjye ndahanuye mu izina rya Yesu amina nanjye ndahanuye mu izina rya Yesu amina uyu munsi turi tariki 12 tukora iki kiganiro amen tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026 uzaba ufite telefone kugira ngo abantu bagukeneye ngo basengere bakubone hano yicano yanjye abantu benshi pe bareba ikiganiro bagahamagara umukozi w'Imana bagasengana kuri telefone kuko ni nayo ntego ntabwo wasengana n'abantu muri kumwe gusa ubu hari umuntu ushaka kuba ari Kigali akaguhamagara ukamusengera akumva arabohotse biragoye kuba nta telefone ariko tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2021 uzaba ufite telefone mu izina rya Yesu kuko wahawe umwuka wera tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu 2000 zabimbe Imana izabikore n'ubundi uwunani bitangirane nguko yambaye agakiza ka tariki ya mbere zabimbe nguko yambaye agakiza imbano tariki ya mbere mu mwaka wa 2000 yego zabimbe Imana ishimwe reka dusoze fata umwanya usenge dusoze kandi biko no gusengera abantu bafite ibibazo bitandukanye abashatse babuze urubyaro abakobwa n'abasore bagumiwe abafite amadeni abashomeri badafite akazi abadafite imirimo yo guhinga bose kugira ngo Imana ibasubize kandi utegeke nkuko wambwiye yuko akeshi iyo utegetse ubuhanuzi bwawe busohora mu cyumweru urasohora n'ubundi utegeke kugira ngo abantu bafite ibyo bibazo Imana ibikemure mu izina rya Yesu ni karibu turi no gusoza Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimye turaguhimbaje tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe byabanye natwe Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro muri uyu mwanya tuve turukumva ijambo ryawe Uwiteka Mana ishobora byose ritubwiye ko wadukunze niyo mpamvu natwe tuguhamagaye mu kwizera ugira ngo Nyagasani Imana ifite imbaraga kunesha kwawe kutubonekeho imbaraga z'ijuru zitugote ndakwinginze muri aya masaha nguzaniye mwana w'indama w'Imana bafite ibibazo ugira ngo ubarengere kandi ubarinde ubabe hafi kandi ukemure ikibazo haleluya umwuka wera abazenguru hari abashatse babuze uko babigenza mu ngo zabo ndasenze ndategetse kugira ngo mu ngo zabo ugereyo mu izina rya Uwiteka hari ababuze urubyaro uri Imana y'ukuri ufite gutanga urubyaro kuri bari abadamu haleluya imbaraga zawe zikamanuka ukiyerekana mu mahanga ukagaragaza ubutwari bwawe abanyabibazo ukabakemurira ibibazo oya batwite ukabagirira neza mwana w'intama w'Imana ndasenze kugira ngo uri mu ijuru wiheshe icyubahiro reka ijambo ryawe riboneke mu mahanga reka rigaragaza y'imbaraga zawe reka umwuka wera tembera gereyo uko ushoboye byose gitare cy'ubugingo nukuri turaguhamagaye mwami Imana yacu abarwayi babere muganga mwana w'indama w'Imana barushene baremere ubongerera imbaraga mwana w'Imana Yesu genda hari mu bitaro reka uhagera hari imbarwa yewe Yesu Kristo nawe uhagera ubabere igisubizo ukuri umukozi w'umuhanga ndasenze ngo abaterwa n'abadayimoni bamururi kuzimu Uwiteka kukuri umukozi w'umuhanga ndakwinginze kugira ngo bagirire neza haleluya imbabazi zawe reka zimanuke reka
urazigota ubwoko bwawe abo waremye kuko tugeze mu bihe bitugoye kandi biraruhije Uwiteka. Nibutse ijambo ryawe wavuze Uwiteka Mana ngo nitubona bitugoye kandi bituruhije ngo tuzararame tuguhamagare. Natwe turaguhamagaye ngo utabare ubwoko bwawe waremye. Ndakwinginze rero ngo ubafashe ubagirire neza abakobwa bakiri mu mago y'iwabo, turabasengeye ngo Mwami babashwe babohore ubacire inzira Yesu Kristo. Natwe nitwumva hari icyo wakoze Mwami Mana yacu kubw'imbaraga zawe tuzashima izina ryawe. Turabasengeye kugira ngo ubagirire neza, ubagirire ubuntu n'imbabazi, ubacire inzira batambuke ukuri umukozi w'umuhanga. Rero ndasenze kugira ngo Uwiteka ineza yawe iboneke muri bo, Mwuka Wera atembere, imbabazi no gufashwa n'Umwuka Wera reka bitugote. Nizeye ko wumvishe gusenga, nizeye ko urakora ibitangaza. Ni mu izina ryawe ryera Yesu urakoze. Amen.